Nairobi kwa muganga ikurenza impfu nyinshi, uri za Rwamagana ikurenza impfu nyinshi, uri Butare ikurenza impfu nyinshi, uri Burasirazuba uri Burengerazuba ikurenza impfu nyinshi, mu Majyepfo ikurenza impfu nyinshi. Bararoga n'ibyemera, barabambwa n'ibyemera, baraterekera n'ibyemera, bararabacuragura n'ibyemera. Kwa muganga yarahabaye, cyagiye mu manuka yarahabaye. Haleluya! Ndashaka abantu nka 4-5 Imana yarengeje impfu nyinshi hano. Muhaguruke mutere haleluya! Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Nyababarire, iyo somye ku murongo ubanza ni impaka 3 Yesu yaciye yicaranye n'abari bigize inyabwenge, bari baraho ngaho, bari barigize abakiranutse kurenza abandi. Baragenda barazamuka, barizamura, bigira abantu ba Bogota Alabama, bigira abantu bigize byaraha byijyahe. Ngo igihe Yesu yarimo yigisha, mbibutse ko hari ikintu kimwe cyazanye Yesu. Umva ukuntu yabwiye umugabo umwe, yaramubwiye ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Tumuhereze icyubahiro. Yazanywe no gukiza no gushaka icyari cyaragize gute. Mbibutse ko zari planning cyangwa umugambi w'Imana. Ntabwo ari ibintu byari bitunguranye cyane ko umwana w'umuntu yamaze igihe kitari gitoya Satana mwivuga hejuru. Yesu yaje kumaraho imirimo ya Satani ku muntu. Tumuhereze icyubahiro. Sema haleluya. Ihanurire uvuge ngo icyamuzanye ninjye kugira ngo amareho imirimo ya Satani muri jewe. Ihanurire uvuge ngo ninjye wamuzanye kugira ngo amare imirimo ya Satani ku buzima bwanjye, amare imirimo ya Satani ku buzima bwanjye, akureho imirimo ya Satani ku buzima bwawe. Haleluya! Byari umugambi w'Imana, ntabwo yapfuye kuza gusa. Nange ndi mubo yanyuzeho mbabaye. Sema haleluya. Nange ndi mubo yanyuzeho mbabaye, anjirira ibambe n'urukundo, aranyamura arangiza, ishuye imyenda yanjye yose. Nange ndi mubo yanyuzeho mbabaye, anjirira ibambe n'urukundo, aranyamura arangiza, ishuye imyenda yanjye yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiri iravuga ngo we yicishije bugufi, afata kamera k'umugaragu w'imbata araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rubi. Bibiri ivuga ngo n'urwo ku musaraba rutari rumukwiriye kugira ngo aturonke, kugira ngo atubone. Byamuciye, byamusabye guca mu mubabaro, byamusabye kujya ku karubanda bikivume, byamusabye inzira ndende, byamusabye umubabaro utavugwa, utabasha kwihanganirwa n'undi muntu wese. Nta wundi niwe, ni Yesu wabikoze. Nta wundi niwe, ni Yesu wabikoze. Yaduhuje n'Imana, niwe wabikoze. Sema haleluya, sema haleluya. Hagati yacu n'Imana, hagati yacu n'Imana hari ikimenyetso cyitwa kuramo. Umva icyo Yesu yakoze, yaraje kuramo aduhuza n'Imana.
ashira amateranye. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Yaraje kuramo ahita ashira amateranye. Reka mbabwire Imana mwaje imbere ntiyigeze ikorera muri kuramo. Umva icyazanye Satani no kwiba no kwica no kurimbura, ari muri kuramo. Ariko yaje kugira ngo intama ze zibone ubugingo, ndetse zibone bungahe, zibone bungahe, zibone bungahe. Ikomanga uvuga ngo nanjye ndi muri abo, komanga uvuga ngo nanjye ndi muri abo, ikomanga uvuga ngo nanjye ndi muri abo. Ninde urimo ngatere haleluya. Taya sikije nange ndi mubo yanyuze mbabaye, anjirira ibambe n'urukundo, aranyomora aranyisa, ishura imyenda yange yose. Cyakoreye muri kuramo uhereye kuri Adamu, kimusohora mu ngobyi ya Edeni, kizi ngo birarangiye. Imana ifata gahunda nziza yo kongera kuduhuza nawe binyuze muri Kristo, kuduhuza n'Imana. Mpande enye z'umusaraba ziravuze ngo mwese abaremerewe nimuze musange ndagira gute. Ni wowe wavuze ngo mwese abaremerewe. Umugabo wawe ntiyakuruhura, umugore wawe ntiyakuruhura, abana bawe ntibakuruhura, Garitsiye uturema ntiyakuruhura, shefu w'isibo ntiyakuruhura, umudugudu ntiyakuruhura, agahinda kawe umutambyi ntiyakamara. Ariko Yesu, haleluya. Ni muri cyagiye yagenda agavuga ubutumwa, ababwira ko ubwami bw'Imana buri hafi, abwira abantu guhindukira bakava mu nzira zabo mbi. Yohana ubwo avuga yaravuze ngo ndi ijwi ry'urangurura mu butayu, mbwira abantu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka. Aravuga ngo hirya yanjye gato hazaza undi undusha ubushobozi, ararenza, sinkwiriye gukora ku nkweto zo gupfundika udushumi tw'inkweto ze, ari hejuru yanjye ararenze. Uwo nahaza azabana nawe kandi azababwira ukuri kose, azababwira ibyenda kubaho, azababatiza mu mwuka. Hahaha, sema haleluya. Azabinjiza mu mwuka, azabinjiza mu mwuka. Uwo munsi kandi niko Yesaya yavuze, yaravuze ngo abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Niko wabita Yoweli yavuze ngo Imana izasuka uwo mwuka, abahungu banyu n'abakobwa bazahanura, abakambwe kandi bazerekwa, abasaza n'abakecuru uwo munsi bazarota bakibona Yesu, bakiriye inzozi, bakibona Yesu, bakiriye ubuhanuzi, bakibona Yesu, bakiriye amateka. Sema haleluya. Mbabwira akantu kamwe, ibyabanje bahanura ngo azaza, bari bazi ko azaza akaza nk'umwami, kandi yaciza nk'umwami. Ndagira ngo mwebwe ntimwari kumubonaho, yari kuba kibereye ibwami, yicaye ibwami. Yesaya hanura ngo duhawe umwana w'umuhungu. Hari abanyedini benshi bahita bavuga ngo reka tugenzure ubwo buhanuzi bwa Yesaya, turebe uwo mwana w'umuhungu duhawe uzavuka ku mwari, utarigeze ahura n'umugabo ariko akabyara. Ngo bafata abakobwa 70 barangije babarindisha abahungu b'inkoni, ngo babashyira hariya, ngo bagiye ngo barebe ngo ubuhanuzi buzasohora. Mu bahungu 70, mu bakobwa 70 bari barimo, hari harimo n'uwo bita Mariya, uyu nyina wa Yesu. Ngo babarindisha abahungu b'inkoni, abasore b'inkoni, ngo mu gitondo cya kare bajya kureba. Yaravuze ngo duhawe. Iyo bavuze ngo duhawe bibavuze ngo ni nona duhawe umwana w'umuhungu. Babibonaga biraho ako kanya, ngo baragenda mu gitondo bakababaza ngo hari uwahuzwe, hari uwatwariye. Bati wapi, muracyari uko mwaje? Ati cyane rwose, byaremera ukwezi cyumweru kirashira, ibyumweru 2, ibyumweru 3, ibyumweru 4, ibyumweru 5, umwaka urashira.
barababaza kandi babarimbisha uko bwije nuko bukeye mu gitondo cya kare. Reba abantu benda kubyara umwana bari bararinzwe cyane, babaherezaga imibavu himura neza, babahaga imyenda yo gusimburana, we yambaraga saa 4 se we yambaraga saa 6, bakaza bakabacekinga, nawe ahuzwe nawe atwariye batireka da. Iminsi iragenda iba myinshi, babonye ibihombo biri kujya biza, aba bakobwa barushaho kugenda batwara amahera menshi, ngo baravuga ngo aba 30 70 ni benshi, nimuze tubagabanye kuko bakomeje kuduhomba. Ngo bakigabanya bajyana mu uwo bita Mariya, wari warasabwe n'uwo bita Yosefu, nawe ngo baramuheza. Bacimuheza ngo agenda n'agahinda gakomeye, yarafite ishaka rikomeye ryo kuvuga ngo nange ndumva nzabyara uyu mwana w'Imana, nange ndumva nzabyara uyu muhungu. Imana ikumere kubyara uyu muhungu, Imana ikumere uyu muhungu. Torera Imana ibamere uyu muhungu, hanurira uwo mwegeranye numbwira ngo Imana ikumere uyu muhungu, Imana ikumere uyu muhungu. Tera haleluya. Nari mvuze ngo muhanurire umubwira ngo Imana ikumpera uyu muhungu. Wabimumbwiriye ngo ari magenda, ngo afite ibyo nako kaje, ngo agira gutya ahura na marayika. Marayika aramuramutsa aramubwira turawuhiriwe. Ndaramubwira ati naguhirwa, nari mu bandi none nciwe mu bandi, nibagukuramo Imana izagusubizamo. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Iminsi nigukuramo Imana izagucomekamo, abantu nibagukuramo Imana izakwinjizamo. Abi iminsi ni sema haleluya. Nashaka umugabo azagukura, Imana izagusunikamo. Ngo ari magenda ramubwira turawuhiriwe. Undi ati ndaho nundeba se, nari mu bandi, nari mfite gahunda nanjye, numva ya mahirwe atancaho, nanjye numva nabyara Mesiya. Ngo aramubwira ngo mva uko Uwiteka avuze, umwuka wera azakuzaho. Haleluya. Amubwira ngo nubwo ubabaye tuza, isumba byose iri kumwe nawe, kandi ibyo wifuza ubibuze mu bantu ariko ku Mana birahari. Nari mvuze ngo ibyo wifuza ubibuze mu bantu ariko ku Mana bigize gute? Ku Mana bigize gute? Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa wineze z'umutima. Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa wineze z'umutima. Sema haleluya. Aramubwira ngo marayika w'Imana kuntumyeho, urahiriwe. Undi ati ntabwo miriwe, ndaciwe mu bana. Aramubwira ngo aho ndi kujya kubwira Yosefu, twari sheri, banjyana turi sheri nawe, none ngiye kumubwira ibyambayeho. Niba ari turi busubukure gahunda simbizi, niba ndasanga yarajyanywe n'abandi simbizi, kandi nanone ngiye kuririra uwo bita Elizabeth mubwire ko naciwe. Hangane, misigiba myinshi, umuntu w'Imana agacirwa, ariko agaciro abantu bamwambura Imana igikamuhesha. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Reka ndekera muzamunumira ari kuri Noheli tuvugira ijambo. Mwazapfa noneho. Have kwanza ndanitumiye, nihaye invitation yo kuri Noheli.
cyane wasitipe forga ndanitumiye maze imushake tuzahere mu gitondo cyakare tufike busi ntabwoba ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora kuri twebwe twasezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera. Hari imitwe myinshi ageze muri 30 n'indi ngo amagambo yaryohera ba Petero baravuga ngo twumvishe benshi ariko uyu wararenze. Ariko Kristo urarenze. Ukura mu mukungugu ahantu hagayitse ukatuzamura ukatwicazanya n'ibikomanga. Ukura mu mukungugu ahantu hagayitse ukatuzamura ukatwicazanya n'ibikomangoma. Yes araryoshe. Haleluya. Yes araryoshe. Petero yarutse kubivuga aravuga ngo narasogongeye numva ko agira neza namwe nimusogongere mwumve uko agira hahirwa bamuhungiraho. Haleluya. Ngo yicaye ngo aza kwicarana n'abo bitaba abakoresha bikoro cyangwa basoresha. Ngo hazinitse zitwa abafarisayo n'abasadukayo bati ntiwigira umwami. Ubundi umwami yabayeho mu buzima uriho kuki usangira n'ibi bipagani. Arabareba avuga ati biramaze. Umva musho biramaze. Biramaze kwicarana n'izi ngetura tuzi ko zakwiba. Biramaze. Ariko intari narengaho hanurira nka batatu bambwiye ngo Yesu akuburanire. Ndabaguhaye bakomange mu kiganza bambwiye ngo Yesu akuburanire. Yesu agire gute? Yesu agire gute? Yesu agire gute? Ni bande bizeye ibyo ngo bahaguruke batere haleluya. Baramubwira tuzi ko bamwicaranye ari ibinyabyaha bibi. Yesu ati baramaze. Ati none nibakwiba ati baramaze. Ati bisoresha ubutwara biciye nta nuwabishingira. Yesu ati baramaze. Ndababwira ati mwabasevire reka mbabaze mwigeze mutungaho mwaba mwaratunze intama. Bandi bati intama ntazo twatunze ariko tubana n'inzuri. Ati mwabajije amakuru se tayameza ati mwigeze mwumva umuntu wari ufite intama 100 agira gutya zaba ziri mu rwuri imwe ikavamo ikagenda ikagwa mu rwobo akayirenzaho itaka. Bandi bati mwaba mwigeze mwumva hari umuntu wasize waba warahombye imwe yaguye mu rwobo akayitamo akigendera. Ati oya reka mbabaze niba munaniwe kubisobanura reka mbibasobanurire. Abacira umugana babwiye ngo wari ufite intama 100 imwe iragenda igwa mu rwobo ngo asiga 99
ngo arirukanka ngo aramanuka ajya mu rwobo. Yaramanutse ajya mu rwobo we. Yaramanutse ajya mu rwobo. Mushumba yaramanutse ajya mu rwobo. Yaramanutse ajya mu rwobo. Uru rwobo ngo Yosefu niwe wari warwicukuriye avuga ati bazarujingure. Yaramanutse ajya mu rwobo. Ningutsa kandi yaramanutse ajya mu rwobo. Avuga ngo aragenda ashaka ya yindi imwe ngo ayisanga mu rwobo, ngo arayiterura, ngo ayikubita ku bitugu, ngo arazamuka ahita agobeza inshuti ze magara, ngo ahamagara n'abandi arababwira ngo muzi gitumye mbahamagara, iyi ntama ashyize ku bitugu yagize ingorane iramanukirwa mu rwobo, iramanukirwamo cyane, Satana yituramo, ibihe biyituramo, badayimoni bayituramo, iramanuka ibigwamo. None ndamanutse nanje nyivana mu rwobo, ndayizamukanye, ndayifite, nawe uzayinguramo. Kubw'icyo nimuze turye tunywe twishime, inama yanjye yari yarazimiye ndayibonye. Tera haleluya. Peya sakitanga. Abandi bati bisobanuye iki? Ati birasobanuye ngo niko mu ijuru bishima iyo umunyabyaha umwe yihannye mwabasevire. Ati kuruta mwebwe mwamwihagazeho ngo tubimazemo imyaka myinshi, ngo ibihumbi byinshi, ngo twabatijwe ku gahanga, ngo tubatizwa n'amazi menshi, ngo turamanuka mwiyambitse imisaraba, mwiyambika ibishura, mwandika w'abarabi, mwebwe 99 Imana ntikibafite, ifite umwe munyabyaha umwe wihannye. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Arababwira ngo uku niko ijuru ryishima iyo umunyabyaha umwe ageze gute yihannye. Ababwira irya kabiri, ababwira ngo mwaba mwarumvishije umugore wari ufite uduceri tugera mu 10 tw'ifeza, ati yataye imwe afata 90 zisigaye azishyira hariya, ajya ashaka itabaza ararikongeza. Iri tabaza rivuze neno la Mungu. Yaje ari umucyo. Ngo arangije aragenda, ngo bimutera no gukubura akora isuku. Mumbwire ngo ujye ukubura. Muyobozi, umukristo arakubura akora isuku. Imana izambabarire nitugera no muri Pentecote, nabwo ndiyemeje nihaye invitation kugenda ko muraza gushidukana Pasika na byose mwabitwaye mwitonde. Sema haleluya. Mukristo kugira ngo ubone icyo utigeze ubona, ukora icyo utigeze ukora. Kugira ngo ubone icyo watakaje, ukora icyo utari wakora mu buzima. Iyo ushaka kubona ibyo utigeze ubona, ukora ibyo utigeze ukora. Yego, niba ugira ngo ndabeshya bimbariza Aburahamu nimuhura. Aburahamu kugira ngo Imana ikurungire umugisha we, ngo yagiye gutamba Isaka umwe wenyine, ngo amutambe, ngo agiye kumutera inkota. Marayika aramubwira ati sigaho, icyo cyonyine kiramaze. Ukoze ibinaniye abandi,
akira nguhaye umugisha urambye kandi kuri uwo mwana. Sema haleluya, sema haleluya. Nushaka kubona ibyo utigeze ubona, ujye ukora ibyo utigeze ukora mu buzima bwawe. Nushaka imbaraga uzazishake vuba. Senga umwe, senga ibiri, senga itatu, senga ine, ukiranuka ukubure gusa, ukora amasuku, uwo muco uzaza waca aho ngaho. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Witandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, ibindi byose ubwere buzaba muri wowe. Imana izaba iri muri wowe, kandi ntibazakurebera ku ndimi nyinshi, ntibazakurebera kuguhanura cyane. Hari abahanuye cyane ariko Imana itabatuyemo, hari abavuga indimi nyinshi cyane ariko Imana itabatuyemo, hari abavuga ngo nimuze tubasenge, ikiganza kiracyushye turakibakubitaho, murakira igitangaza, kandi koko mutabigenzura mugasanga birasa n'ibyo, ariko wabacekinga ugasanga ubwere nibuhari. Mwebwe ni mwere, ibindi byose Imana izabikora. Sema haleluya. Nibiva mu kuvuga cyane, nibiva mu kwigisha cyane, biva mu mbaraga zikuguhesha kubaho uri mu buzima bwubaha Imana no bwubahisha Imana. Iyo wubahishije Imana, umva ukuntu umuririmbyi yabivuze: mu mahanga yose abo bayimana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera. Ngo ayibonye ahita atumira inshuti ze, arababwira ngo iki giceri cyanjye nari narakibuze kandi kimfitiye umumaro. Izi ni imbaraga z'agakiza. Umunsi dutakaza agakiza twarahombye, umunsi tukakira munyeganyeza umubwiye ngo twarungutse, twarungutse. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Twarungutse, twungutse iki? Ubutunzi butagira akagero buruta bw'abanyagiputa batunze. Niyo mpamvu naho turiho naho twapfa tuzi ko dukundwa n'Uwiteka. Nitukireba ibibazo biraza, imiraba ikaza, nigira ikidutwara kuko twubatse kuri Kristo. Sema haleluya, sema haleluya. Amaze kuvuga ibyo ngibyo, abacira undi mugani wa gatatu. Arababwira ati reka mbabwire ikindi. Hirya hariya hari umugabo wari ufite abana babiri, ngo baramwicaza baramubwira ati ngwino tukubwiye data. Ngo muherereze, amubwira ati mpereze ibintu byanjye. Wari kuzama umunani wume hakiri kare. Ngo umusaza aravuga ati mwana wanjye rero, we na mukuru wawe reka mbagabanye. Ngo amuhereza umugabane we. Umugabane? Ngo amaze kumuha umugabane we, umuhungu arawukusanya. Amare kuwukusanya ubonye, kumbi yari naze haruguru hariya, asanga hari abari mu kabyiniro bameze barya. Mu kabyiniro mbese haruguru hari, sanga hari abateze bavuga ati kisi mwana sha we gonga. Sanga mbese haruguru hari aryarimo isoko mbura mumaro, sanga igitora arimo aravuga ati weja sanga yabaye. Barangije araza abwira satirekeraho papa niviriyeyo, mbonye hanze hariya hari ukuntu bimeze. Ati bimeze bite rero? Sanze hari abajama, sanze hari abaniga, sanga hari abarakare barakaye. Kandi uko rebye umwe ababwira undi ati gongaho mani, ndabwira undi ati jama mbonye ubuzima bwabo mbese reka babwire mwiyanure hakiri kare, watinda yukanyagwa. Ngo arangije abwira sati mpereza umunani, isara ufatara wumuhereza. Ngo aragenda arenga iwabo, acirenga iwabo. Mbibutse ko iyo unaniye umubyeyi ukananira Imana, burya dufite ababyeyi bane baturera.
Iyo umubyeyi wa mbere ni Imana. Imana ni umubyeyi. Iyo Imana ikubwira ntiwumve, Imana yavuga ntiwumve, ntiwumvire so na nyoko, ntiwumvire umutambyi. Abo ngabo mbibutse ko n'abashumba ari abatambyi, mbibutse ko n'abayobozi ari ababyeyi, n'ababyeyi baturera. Iyo utumviye Imana, niwumvire so na nyoko, niwumvire umutambyi, barakubwira ngo genda umubyeyi wa kane azakwigisha. Kandi umubyeyi wa kane inama wagufiti, nushaka uba uri umugabo w'iboga, nushaka uba uri umugore w'ikizungereza, aragufata akaguhindura akagore, bagusunikira isi. Isi yigisha nabi, ngo aragenda akiva iwabo. Umwe yaduhaye agatekerezo ngo atubwire umwana wari mu ndege, ngo indege igira gutya ibura umutekano mu kirere, ngo abantu bose bagira ubwoba bati turapfuye. Ngo baraza bagera umwana bati mwana we ko tubona ntacyo bigutwaye. Tibikize tubona nta kibazo ufite, indege ubona yabuze umutekano. Ngo arayeguka arababwira ngo ninde uyitwaye? Bati niso. Niba ari so yitwaye, ndata uyitwaye reka nongere niryamire. Sema haleluya. Bati nyabuneka byuka, ati oya papa ndamwizeye, niba ari uyitwaye mureke niryamira ariyeranja hari bukore, data za hari bukore. Sema haleluya. Sema haleluya. Bantu mwaje mu giterane, haleluya. Data zicari bugire gute? Ngarongera ariryamira aravuga ngo nzajya ndyama sinzire nizigure, kuko Uwiteka ari wuma kuba mu mahoro. Haleluya. Haleluya. Igitinyiro cy'umwana nisi. Nanone kandi iyo uvuye kwa so, burya umwana uvuye iwabo uhuye nawe, kuko afata irindi zina yitwa akamayibobo, imbobo. Iyo wiswe imbobo rero, ukugezeho ufite ibuye, ufite inyundo, ufite uruti runini, ufite urw'amatabi menshi, ufite bose awuciye hose bakuvugiriza akaruru ngo ni kakarara ko kwa runaka kacitse iwabo, mukiruka bakanura imyenda y'abandi. Ni akarara. Yiswe iki? Akarara, kubera ko avuye iwabo. Mbibutse barokore, umwana kuva iwabo bingana n'umukristo kuva bugufi bw'Imana. Iyo uvuye bugufi bw'Imana bingana no kuva mu mugambi w'Imana. Umwe yaravuze ngo iyo uvuye mu mugambi w'Imana hari ibintu bitatu bikubaho. Icyambere, nta burinzi bukubaho. Icyakabiri, nta gitinyiro. Icyambere utagaciro. Icyakabiri, nta burinzi bukubaho. Icyagatatu, urapfa. Icyambere utagaciro, icyakabiri nta burinzi bukubaho, icyagatatu urapfa. Ariko iyo uri mu mugambi w'Imana, ndavuga bugufi bw'Imana, hari n'ibindi bintu bitatu bikubaho. Ikintu cyambere, Imana ikurenza impfu nyinshi. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Hari umuntu wa Imana yarengeje impfu nyinshi. Buryo uri kwa muganga ikurenza impfu nyinshi, uri za Rwamagana ikurenza impfu nyinshi, uri Butare kurenza impfu nyinshi, uri Burasirazuba uri Burengerazuba ikurenza impfu nyinshi, mu Majyepfo ikurenza impfu nyinshi. Bararoga n'ibyemera, barabambwa n'ibyemera, baraterekera n'ibyemera, bararabacuragura n'ibyemera. Kwa muganga yarahabaye, cyagiye mu manuka yarahabaye. Haleluya. Ndashaka abantu nka 4-5 Imana yarengeje impfu nyinshi hano. Muhaguruke mutere haleluya. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi. Ongera utere haleluya.
cyagiye warupfuye watabawe n'Imana, watabawe ikurenze impfu zingahe, ikurenze impfu zingahe, ikiriza cyane uvuga ngo nyinshi. Niyo mpamvu na rwa rundi rutaguheranye. Abadayimoni babyumve ntibabyumve, biyahure ntibiyahure, iyo turi mu mugambi w'Imana. Peya stagri wandi natazanima. Imana iturenze impfu nyinshi. Icyakabe uhora mu ntambara, barakurwanya, barakurwanya, barakurwanya. Nubona bari kukurwanya cyane, bakabona babiri bakurwanya, ntuzahagarika umutima, kuko iyo uhagaritse umutima ukorana na Satani. Ariko iyo utuje umutima ubuhereza Imana akazi. Sema haleluya, sema haleluya. Iyo utuje umutima ubukorana n'Imana, wahagarika umutima ukabukorana na Satani mwibanga. Kuko uhereye kera Satani atera ubwoba, ariko Imana yacu imara ubwoba. Haleluya, 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 haleluya. Niyo mpamvu Dawidi aherutse kubwira Umufilisitiya sinjye uguteye. Tikari we mbonye uba uje sinjye uguteye. Dawidi yasigaye, tinone se ngiye kurwana nani, ngo ahita amubwira ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Haleluya, 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 haleluya. Barakurwanya. Nubona bari kukurwanya cyane, ukabona ari batatu bane, uzababwiye ngo nimugende mushaka abandi. Mubi batayoni iremereye, mu ijuru inama iraterana. Haleluya. Uzi impamvu se ukiri mu ntambara? Nuko bakiri bake. Uzababwire baza ari benshi, nibaroga uzababwiye ngo muze muri benshi, muroge cyane, mwambuke Tanzania, mujye Uganda, mujye Kenya, mujye Burundi, mujye Kongo, n'ahandi muri Afurika. Mwambuke amazi magari, bazabandwa baterekere. Ababona ubayeho, babona urava mu bwiza ujya mu bundi, babona urakuze, babona ubabanyeho, abana bawe barize, umugabo wawe abanyakazi. Tera haleluya. Tubayeho ku mugambi w'Imana, kubw'imbaraga ze tuzabaho. Cyo dukomeze dushire imbere. Hari umuntu ukibuka Imana yahabaye ngo atere haleluya. Reka nkubwire aka gatatu, babyemera batabyemera Imana irakuzamura. Babigira mu ruhare batarugira, Imana irakuzamura. Sema haleluya, sema haleluya. Narindi gusenga Imana irambwira ngo impaye imbaraga zikomeye mu iteraniro ndi bubwirize uyu munsi. Ikoze ikintu gikomeye. Landone pefada we speak how is l'homme te frozda si we sita landone kapefda we speak contask alone chepe costa chica. Bibiliya yatubwiye ngo aragenda yayisha. Nusoma neza
ngo afata ibyo byayisha ubugoryi bwe, ngo abimaze inzara itera mu gihugu yasohokeyemo. Niko bijya bigenda, iminsi iragutsotsoba, ubu muri mu bwihisho rw'isumba byose. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ahita avuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ni kuwiteka agota abantu. Sema haleluya. Mbibutse kuko byagenda kose bazagupfundikira mu gatebo, ariko ntibizakuraho yuko Imana yaguciye mu biganza byayo nk'ica imanza. Impande enye z'agatebo byari bivuze ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ni kuwiteka agota abe hejuru, kandi byari bivuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose uwiteka azamurindira mu gicucu cy'ishobora byose. Indiba kandi byari bivuze ngo nimuhumure ndabafite nta kizabamvuvunura mu kiganza. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Ngo aragenda ngo aramanuka ngahakwa ajya gusaba akazi, ngo ahura na bosi w'ingurube. Bosi aramubwira ati nashakaga umuntu ndagirira ingurube, tugende nguha akazi. Ngo baramanuka, aramubwira ati umva rero akazi nguhaye ni ukujya uragira ingurube ukarara munsi y'ikiraro cyazo. Wa mwana witwa kwa bosi ku munsi wa mbere ajya kuragira ingurube, agenda nta kintu abonye. Ngo ingurube yavumbura akayibwira ngo sigaza ndye. Ingurube ati cyakura ni yangu we, cyakura ni yangu toka. Wasigaje ari umuntu waragiye ingurube murimo reba rero iyo kubitanye na Epari amurabona warengeje agataka inamo burya yazamana. Umwana akayibwira ati wasigaje nkarya toka cyakura ni yangu. Yagira kurya bumbura igiteke ntuza ki insisi ibitsisi imumbura umwana wasigaje nkarya ati tonde avuye iwanyu ujyayo. Ngo aradata biranategurube kuyibwiraga isi. Bibiliya yavuze ngo yifuza guhazwa n'iby'ingurube zisigaje, ngo ntiyagira n'ubimuha. Ngo yatakabwira nyiri ingurube ati nabwiriwe, ati bwirirwe nyine wavaga iwanyu ujyayo. Nyiri ingurube nta muwe, isi nisakaye nta muwe. Ngo asubirayo. Reka mbabwira andi mahirwe ya kabiri. Ngo aziragira igihe kitari gito. Bibiliya iravuga ngo yisubiyemo agira atya. Ngo areba ukuntu ari kubwira ingurube ngo zisigaze arye, zikamubwira ati barakubeshya. Ariko ingurube zakataje muzitondere. Hirya hariya nuhura n'umusambani mu gasambano uzaba usangiye n'ingurube. Nimuve mu tubari, muve kuri utwo tuntu muri gusangira n'ingurube zasigaje, mwebwe mukajya kuzibwira mukiyobeka nimugoroba mukajya kutugura musigeho. Ni cya boss ariko ni ikigurube, kandi wagisanga no muri ofisi. Kiguruzi cyagutanya n'umugabo utarebye neza, kiravumbura muse nk'uko Imana ishaka ko musa, ibindi byose muyibiharire. Ingurube yakwiba agashaka kurya yibye, yakwana
ashaka kurya yona. Ngo aza kuvuga ngo nubwo bimeze bityo, ngo yibuka aho yavuye. Bibiliya iravuga ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere. Nuyikora nzaza ahuri, nongere ntereke igitereka hacyo, uryongere ryake. Sema haleluya. Aravuga ngo yisubiyemo, ngo aratekereza. Icya mbere mbibutse ko yabanje aribwira, icya kabiri aratekereza, icya gatatu aravuga ngo none rero abagaragu ba data bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho ngewe inzara inshinze hano. Ngo agira gutya, aravuga ati sawa, reka nze kandi mpaguruke nje kwa data. Reka mbabwira
Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ngo agitunguka kure saramubona ngo ariruka icyo yakoze ngo yaramuyambiriye ngwino sha ngwino fashe ngo agituruka kure ngo si yaje aramuyambira ngo bahuza imisaya aryama mu gituza cyase ngo asinziramo gashi saramubwiye ngo banza wumva akanyenga sha ngo arangije aramubwiye ngo hari iryo ufite ryo kuvuga ngo aramubwiye ngo umva data nacumuye mu maso y'iyo mwijuru nawe no mu maso kuyo mwijuru nawe ndagucumuza fata ibintu byanjye ndagenda uyu munsi ntabwo binkwiriye kwitwa umwana wawe ariko basi data wankundira ukangirira imbabazi nkitwa umugaragu wawe ngo saramureba aramubwira ati sha mwana wanjye ati mwana wanjye ati jya kubitugu mwana wanjye ati jya kubitugu mwana wanjye ubanza udembe mwana wanjye ngo ahita abwira abagaragu ngo none mwese ko munkanurira mubaye iki abandi bati icyo kirara kije ati kiramaze sema haleluya sema haleluya sema haleluya sema haleluya sema haleluya arangije aramubwira ngo imvi zizarinda ziburuyenze mwana wanjye ngo kiri ku mugongo wanjye sema haleluya sema haleluya sema haleluya sema haleluya sema haleluya wamubwire ngo ni wowe ugezweho mbabarira uwo mwegeranye ni wowe utahiwe ni wowe ugize gute ni wowe ugize gute tera haleluya ngo arangije abwira abagaragara babwira ngo mugende mu myenda iruta indi mutari mwakoresha mushaka imyenda mu mwambike akira ibyo kwambara mu izina rya Yesu arababwira ngo mugende mu mpeta nziza mushaka impeta ubundi mumushyiremo nk'ikimenyetso cy'urukundo ko mukunda sema haleluya sema haleluya mugende mu nkweto nk'ivuga butumwa rishasha mu mwambike izindi nkweto ubundi kandi mujye mu bimasa byiza mushake icyo mushishi turye tunywe twishime kuko umwana wacu abonetse sema haleluya sema haleluya sema haleluya sema haleluya ndagutangariza ko ari wowe utahiwe ndagutangariza ko ari wowe ugezweho uyu yari umwana w'ikirara ni wowe Mariseli nawe ni wowe Emmanuel we ni wowe Korodina we ni wowe utahiwe ni wowe munyamasengesho ni wowe muririmbyi ni wowe ni wowe pastori ni wowe mwarimu ni wowe mudiyakoni ni wowe utahiwe ni wowe utahiwe ni wowe utahiwe akira ibirori ndanurira iyi ministeri akira ibirori mu bana bawe akira ibirori akira imyambaro iruta indi akira yobenokea winelama yobenadai winigino wayalarmia yo acigita acira turya twishime kuko umwana wacu abonetse acira icyo Imana igukoreye ni wowe utahiwe ni wowe ugezweho ni wowe utahiwe ni wowe ugezweho mu gihe juru dufatanye gusenga Imana mubwire Imana ngo turagushimiye ko wadutekerejeho nubwo twahuye n'ibikomeye byinshi ariko udufitiye umugambi mwiza Nyiringurube mwarahuye Nyiringurube yaragusatiriye Nyiringurube yakugaburiye nabi Nyiringurube yakubeshejeho nabi hari Imana izakubeshaho neza alibeno stakerga enzede ayonalgi bikofrize na handro Johnny Frizo Markanski inene hoyemunda igufrize takya wali brain of Krista achkezen
wanandizafike je vais consacrer aloniza de pepro. Ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye nyiribihe waje kugira ngo intama zawe zibone ubugingo ndetse zibone bwishi. Iri teraniro ry'uyu munsi, uyu mugoroba uvuganye n'aba ngaba, nubwo harimo zari zimeze nk'izazimiye, ariko uvuze kuzitaruye, uvuze kuzitaruye. Uhereye uyu mwanya iri torero ryose, aba bakristo bene data abangaba ubatunganye, abo bari bari kure ubagarure mu rwuri, bongere babizaremwe bisha. Turasenze kugira ngo ukore ikintu kidasanzwe, kora ikintu kidasanzwe kuri uyu mumama, kora ikintu kidasanzwe kuri uyu mugabo, gikore. Sawa ukoze iki sawa, ubikoze ukoze iki hano? Uri kwambika abantu, uri kubakenyeza imbaraga, ndakubona uri kubakenyeza imbaraga, ndakubona urukundo rwawe rugarutse kuri bo, ndakubona imbabazi zawe zigarutse kuri bo, ndakubona uje uri umuseke kugira ngo batambikire, ndakubona ikimenyetso cy'Imana gikomeye kigaragaye muri iri teraniro, kigaragaye muri iyi ministeri. Sawa, urakoze, tugutegeye amaboko twese, tugushimiye ko dutekerejeho. Ni twebwe tugezweho, ni twebwe dutahiwe. Ibyo abandi barorere, ibyo bivugaga barorere, ibyo biperezanse barorere, ni twe dutahiwe. Abamaze imyaka barorere, n'uyu mubyeyi, n'uyu mugabo, n'iyi ministeri. Turagushimiye, icyubahiro kibica. Haleluya, ikirizo utere haleluya, ikirizo utere haleluya. Tugushimiye kubakijije, tugushimiye kubasubije, tugushimiye ko abari abanyantege nke ubahaye imbaraga. Tugukomeye amashyi, tubyakira, tukuvugirisha impundu. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana tubisabye yera, twizeye izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Tuzasubira.